Ni inkuru yihutirwa cyane iturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe kuri uyu wa 15 ukwezi kwa 2026. Mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kuba natwe muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari. Shimira cyane wamaze gukora subscribe, shimira cyane kandi nawe utari wayikora ariko ukaba ubana natwe, ndagira nkubwire ngo kugira ngo rero ujye urushaho kubana natwe mu buryo buhoraho, reba mu kuboko kw'ibyanditse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, ukandeho ukande kunzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda z'amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Hanyuma rero nshimira abantu mwese mwakomeje kugera mubana natwe. Ejo nababwiraga ko mugomba gukanda subscribe kugira ngo tugeze ku 20. Ubu ngubu twamaze kuzuza 20. Reka rero dukomeze tubikore kugira ngo twuzuze 30,000. N'amakuru akomeye cyane, itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe, Minisitiri Dr Bizimana, Minisitiri wa Minu Ubumwe cyangwa se Minisiteri y'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Byinshi bigiye biramutse bivugwa byinshi cyane. Mbere gato gusa yuko ngaruka kuri iyo nkuru, reka mbanze ndebe andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya kugira ngo tubone kugaruka kuri iyo nkuru ikomeje kugenda ivugwa. Biravugwa yuko Antonio Guterres atumva impamvu Afurika itagira umwanya uhoraho mu kanama gashinzwe umutekano. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatangaje ko akanama ka Loni kandi gashinzwe umutekano gakwiye kujyanishwa naho ibihe bigeze umugabane wa Afurika kandi ugahabwamo imyanya ihoraho. Bitangaje kwa 14 Gashyantare 2026 nyuma yo kwitabira inama isanzwe 39 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Guterres abinyujije ku rukuta rwa X yagize ati kuba Afurika kandi itagira imyanya ihoraho mu kanama gashinzwe umutekano ka Loni ntibyumvikana. Akanama gashinzwe umutekano gakwiye kugendana n'igihe tugezemo. Turi muri 2026, ntabwo turi muri mwaka w'1944. Icyo gihe cyose ati hafatwa imyanzuro ireba Afurika n'isi cyangwa se iganirwaho. Afurika ikwiye kandi kuba ihagarariwe. Ibikorwa by'ubutumwa bw'amahoro bya Loni hafi 50% biri muri Afurika. Ingabo zayo ziri muri ubu butumwa zikaba kandi zingana 40% bya zose ziri ku isi muri rusange. Antonio Guterres rero abona ko bidakwiye ko Afurika ifatirwa ingamba kuri ibi bikorwa mu gihe iyo itabifiteho ijambo. Muri makuru mu buryo bw'incamake yitwa Alexei Navalny Ubwongereza bukaba bwavuze ko amagambo akomeye cyane Ubwongereza bwashinje Uburusiya kwica Alexei Navalny bukoresheje ubumara bw'igikeri. Ibiro by'ububanyi n'amahanga by'Ubwongereza byatangaje ko umunyamategeko utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya Alexei Navalny yishwe hakoreshejwe uburozi bwakozwe mu bumara bw'igikeri gikomoka ku muryango w'ibizwi nka Dendrobatidae. Ibikeri biba kandi bifite amabara menshi cyane ku ruhu rwabyo, bikunze kandi kugaragara muri Amerika y'Epfo, bigira ubumara bwica. Nyuma y'isesengura kandi ryakorewe ibimenyetso byakuwe ku mubiri w'uyu mugabo, Ubwongereza n'ibindi bihugu birimo Ubufaransa, Ubudage, Ubuholandi na Suwede byanzuye ko Uburusiya buri inyuma y'urupfu rwe. Uburozi busanzwe kandi mu bimenyetso byapimwe bwitwa epibatidine. Ubwongereza kandi bwavuze ko nta mpamvu n'imwe ishobora gusobanura impamvu bwasanzwe mu bimenyetso byakuwe ku mubiri wa Alexei Navalny. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Yvette Cooper mu nama yiga ku mutekano iri kubera Munich yavuze ko Uburusiya aribwo bwonyine bwari bufite ubushobozi n'impamvu yo kuroga uyu mugabo ubwo yari afunzwe. Alexei Navalny yapfuye bitunguranye ku itariki ya 16 Gashyantare 2024 afite imyaka 47 ubwo yari afungiye muri gereza ikaze iri mu gace gakonja cyane ku burengerazuba bw'amajyaruguru y'Uburusiya. Nubwo Uburusiya kandi bwavuze ko yikubise hasi ari kugenda bisanzwe, umupfakazi we Yulia Navalnaya yakomeje kuvuga ko yishwe. Yashimiye abamaze imyaka 2 bakora iperereza ku rupfu rwahoze ari umugabo we byakozwe n'ibihugu by'Uburayi, yo yizera ko yashyize ahagaragara ukuri ku byabaye. Ubwongereza bwatungiye kandi agatoki umuryango ushinzwe kurwanya ikoreshwa ry'intwaro z'ubumara Organization for the Prohibition of Chemical Weapons buvuga ko Uburusiya kandi bwarenze ku mahame mpuzamahanga. Muri 2020 habaye kandi ikindi gikorwa cyo kugerageza kwica Navalny hakoreshejwe uburozi bwa Novichok buhungabanya imitsi bukanahagarika kandi imikorere y'umubiri, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza. Reka rero kandi mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, babwire ko ku munsi w'ejo uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi niwe ubu ngubu wahawe inkoni yo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe asimbuye Joao Lourenço Manuel Gonçalves. Akaba rero Perezida Evariste Ndayishimiye
nubwo agiye kuyobora umuryango ashinjwa ko yenyegeje intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho ingabo ze ziri kurwana ku ruhande rwa leta FARDC bafatanyije na FDLR umutwe w'iterabwoba ndetse n'abacanshuro ndetse n'abandi bawazarendo. Ndayishimiye ku munsi w'ejo rero akaba yarahabwa izo nshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko akibazwa ku bushobozi bwe bwo kuzayobora uyu muryango mu gihe nawe akomeje kugira uruhare mu makimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa mu ijambo yavuze ati ninde wo kuyobora umugabane wa Afurika ku munsi w'ejo, nibyo yagiye avuga ati ariko ati Imana ubwo yantoranyije ati zankomeza, ati Imana ikomeza abo yatoranyije. Ko rero yavugaga avuga ati jewe ndumva ndi tayari yo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ati nubwo bitoroshye ariko niba Imana koko yantoranyije izankomeza izampa ubwo bubasha. Nahoze mu kanya gato ndeba ku rubuga rwa X rwaza ari Twitter mona witwa Angeline Ndayishimiye arimo arashimira umugabo we avuga ko mu by'ukuri ari inshingano zikomeye zitoroshye, ariko agomba kuzashobozwa n'Imana kugira ngo abashe kuyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Dukomeje n'andi makuru, reka tujye ku butumwa bukomeye cyane bwa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda, ariko kandi aza no kubabwira inkuru ivuga kuri Dr Bizimana Jean Damascene. Mbabwire ko muri aya makuru Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva yasabye ko ibihugu byijandika mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitagira uruhare mu buhuza. Ubutumwa yabugejeje ku bakuru b'ibihugu na za guverinoma byo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union kuri wa 14 Gashyantare 2026 ubwo yabagezwagaho raporo ku mahoro n'umutekano y'umwaka 2025. Dr Justin Nsengiyumva yagaragarije abitabiriye inama ko kugira ngo muri Afurika kandi haboneka amahoro arambye bisaba gukemura ibibazo biteza umutekano muke guhera mu mizi yabyo, irimo ibibazo biri mu miyoborere, ubusumbane mu bukungu ndetse no guheza bamwe. Yavuze ko mu mwaka ushize u Rwanda rwagize uruhare rw'ingenzi mu kubungabunga amahoro ndetse mu bihugu bya Afurika birimo Mozambique na Repubulika ya Centrafrica, kandi ko rukomeje kandi gushyigikira gahunda y'amahoro zigamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yagaragaje abitabiriye inama ko impande zose zirebwa amasezerano y'amahoro ya Washington n'imyanzuro yafatiwe mu biganiro bya Doha zigomba kandi kubyubahiriza, ariko ko leta ya RDC ikomeje kubirengaho. Yashimye ubuhuza buyobowe na African Union, abusobanura ko uyu muryango kandi ufite uruhare rukomeye cyane mu gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington n'imyanzuro ya Doha, ariko ko ibihugu bijanditse intambara yo muri RDC bidakwiye kugira uruhare mu buhuza. Yagize ati ibihugu bifite uruhare rutaziguye mu ntambara ntibikwiye kujya uruhare mu bihuza, kuko kutabogama ni ingenzi mu kugirwa icyizere ndetse no kugira ku mahoro arambye. Uburundi nicyo gihugu gifite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanya n'iz'iki gihugu umutwe w'iterabwoba FDLR wazarenda n'abacanshuro mu rugamba rwo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 na MRDP twirwaneho no kugaba ibitero ku basivili cyane cyane abanyamulenge. Kuri wa 14 Gashyantare 2026 Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi yatangiye kandi kuyobora African Union asimbuye Joao Lourenço Angola, akazamara kandi umwaka muri inshingano ihererekanywa hagati y'ibihugu. Mu gihe Burundi kandi bukomeje kugira uruhare mu ntambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abakurikiranira hafi iki kibazo bagaragaza ko African Union yafasha abanyakongo gukemura amakimbirane binyuze mu zindi nzego, aho komisiyo yayo isanzwe ihuza ibikorwa by'inteko y'abahuza iyobowe na perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Sozimana Sibe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa, ariko kandi tujye ku nkuru ivugwa kuri Dr Bizimana Jean Damascene. Twatangiye kubona impinduka Minisitiri Dr Bizimana ku musaruro w'inyigisho zihabwa abari bafungiye jenoside. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yavuze ko abahawe amahugurwa y'abasigaje igihe gito ngo barangize ibihano ku byaha bya jenoside iyo bageze mu miryango bitwara neza, mu gihe kandi abatarayahawe bageraga mu miryango bakigunga, abandi bagasubira kandi mu macakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside. Yabitangarije mu igororero rya Nyamasheke kwa 13 Gashyantare 2026 mu gikorwa cyo gusoza icyiciro cya gatandatu cy'amahugurwa y'abafungiye ibyaha bya jenoside basigaje munsi y'amezi 6 ngo basubire mu miryango yabo. Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene babwiye ko bakwiye kumva ko ibihano bahawe byaturutse kandi ku mahitamo mabi bakoze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, bakumvira leta mbi yari ishyigikiye itotezwa n'icwa ry'abatutsi. Ati ubutumwa tubaha ni ukwakira ko igihano bakirangije, bakakira amasomo bahawe, bakajya kandi mu muryango nyarwanda, baje kuba ndi umunyarwanda. Ati baje kuba abanyarwanda batakigendera ku irondakoko, ivangura, amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside. Turabasaba rero ko abanyarwanda bavugisha ukuri ku mateka, kuko n'amateka ya jenoside bakoze kandi batakuriwe.
yavuze ko hari impinduka nyinshi cyane mu bataha barahawe aya mahugurwa kuko basobanurirwa aho igihugu kigeze bakanahuzwa kandi imiryango yabo mbere y'uko bataha. Ati twabonye impinduka kuko ni gake kandi mu bakoze amahugurwa kandi habonekamo abakora isubiracyaha, ati batarigeze kandi bagakora hagiye habonekamo kandi bahagararaho ingengabitekerezo ya jenoside. Komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora CG Evariste Burezi yasabye kandi abahuguwe kwirinda gusubira mu byaha. Kuri iyi nshuro abo mu miryango y'abahawe aya mahugurwa bitabiriye igikorwa cyo kuyasoza ndetse no kubashyikiriza impamyabumenyi. Iyakaremye Pacifique wo mu karere ka Nyamasheke ufite se wakatiwe imyaka 19 kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi yabwiye ikinyamakuru rya Kadomo ko yabanje kandi kugira ipfunwe n'isoni zo kubavuka ku mubyeyi wakoze jenoside. Ati abana bafite ababyeyi bakoze jenoside icyo tubifuzaho ni impanuro za kibyeyi no kutazagera mu rugo ngo bigunge. Twagiramungu Jean Baptiste urangije igifungo cy'imyaka 30 yashimye leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo guhugura abasigaje igihe gito ngo barangize ibihano ku byaha bya jenoside. Nizeza igihugu n'umuryango we ko yahindutse. Ati iminsi tumaze aha ntabwo izabifabusa. Ubumwe bw'abanyarwanda bwarasenyutse ariko bugeze kure, ati bwubakwa ntabwo tuzatuma rero bwongera kandi gusenyuka. Iyi ntero ni ndi umunyarwanda ntabwo tuzabatenguha. Musabyimana Jean yavuze ko wagiye kandi gutanga umusanzu we mu kunyomoza abasebya perezida w'u Rwanda. Ati amateka turayazi ko n'abuhanga tugiye kuryiga tuzayasobanura abayagoreka tunahangane kandi n'abatuka perezida Kagame. Icyiciro cya gatandatu cyitabiriwe abagera kuri 650 barimo 165 bahise kandi bataha kuko umunsi wo kuyasoza wageze bararangije igihano. Kwa rero ari ibyo byakomeje kugera bigarukaho ku munsi w'ejo byakomeje kugera bigarukaho ku munsi w'ejo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda. Dukomeje kandi tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Tugaruke kuri Minisitiri Dr Justin Nsengiyumva. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yagaragaje ibihugu bya Afurika ko u Rwanda rwateye intambwe ifatika mu kugabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara rwifashishije ingamba zirimo gukurikirana bihoraho ubuzima bw'ababyeyi batwite. Ubutumwa yabutanze kuri 14 Gashyantare 2026 mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ukongera kandi imbaraga mu kugabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara yabereye Addis Ababa muri Ethiopia ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union. Nta gihugu gishobora kandi kwemeza ko cyageze ku iterambere rirambye mu gihe abagore bagipfa batanga ubuzima. Kubaho k'umubyeyi nyuma yo kubyara ni kimwe mu bipimo kandi bisobanutse byerekana imbaraga z'urwego rw'ubuzima, imikorere myiza, serivisi za leta n'agaciro ibihugu kandi biha abaturage babyo. Dr Justin Nsengiyumva yavuze ko ubushakashatsi ku mfu z'ababyeyi bapfa babyara bukorwa rimwe mu myaka 5 bukenewe, ariko ko budatanga umurongo wo gushakiramo igisubizo cyihuse kuko butagaragaza mu gihe cya nyacyo aho impfu zibera, impamvu zitera n'ibikwiye gukorwa. Yagize ati ubu u Rwanda rwifashisha kandi amakuru ahoraho n'uburyo bw'ikoranabuhanga bushingiye ku makuru akusanywa mu gihe cya nyacyo. Bidufasha kandi kwakira amakuru y'abapfuye mu masaha 24 agasesengurwa ku gihe, hagafatwa ingamba zihuse zibigomba kandi gukosorwa ku mavuriro ku rwego rw'akarere n'urwo ku gihugu. Dr Justin Nsengiyumva yabwiye kandi bitabiriye inama ko u Rwanda rukomeje kugeza ku bafatanyabikorwa mu nzego z'ubuzima ikoranabuhanga ribafasha gukurikirana bihoraho ubuzima bw'ababyeyi batwite, guhera ku bajyanama b'ubuzima bakorera mu mavuriro y'ibanze, ku bigo nderabuzima ndetse no mu bitaro. Yasobanuye ko ubushakashatsi kandi bwakorewe mu Rwanda bwagaragaje ko impfu z'ababyeyi kandi bapfa babyara ziterwa no kuva amaraso menshi mu gihe cyo kubyara impinja zitarageza igihe ndetse no kubura umwuka, kandi ko nyuma yo gutahura izi mpamvu hafashwe ingamba zo kwita cyane kuri ibyo bibazo zirimo kubaba hafi cyane no kunoza uburyo bwo kubongerera amaraso. Minisitiri Dr Justin Nsengiyumva yagaragaje ko nyuma y'urupfu rw'umubyeyi utwite hakorwa inyigo y'ikibazo yagize kugira ngo ayo makuru kandi ashingirweho mu kunoza serivisi zo kwita ku babyeyi batwite hagamijwe gukiza ubuzima bwa bagenzi be. Reka rero mbashimire mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, turaza gusubira mu yandi makuru masaha.